uhave ntumwitiranye umwitekila sha aha umwitekila kuko yica mikorobe zimwanduza ubwonko akoresheje ikarama yuwe. Bro, yes, urakoze cyane. umwitekira kuko yica mikorobe akoresheje ikaramu. Uwo nta wundi ni mwarimu mugongo uhetse benshi, uhekeye u Rwanda, uhekeye isi yose, nta wagira icyo ageraho kirekire atamugezeho. Niyo mpamvu nawe washotse umbwira ngo intimba ni nyinshi agahina ni kenshi kuba utarageze ku ishuri. Yes, iyi ni Dreams TV nkuko musanzwe mubizi. Uyu munsi turabagerera ahantu hagiye hatandukanye nkuko musanzwe mubimenyereye, abanyenganzo, abataramyi, abanyempano batandukanye tugenda tubasanga aho bari kugira ngo turusheho kubereka byinshi bitandukanye biri mu gihugu cyacu, biri mu nce zitandukanye z'igihugu aho dutuye. Nkuko musanzwe mubizi neza rero, uyu munsi haraza gushya uko mubibona, turi kujya gusura umuntu. Ntago muvuga nonaha muraza kumwibonera, muraza kumva byinshi abahishiye, ndetse muraza kubona impano abitse zitandukanye nubwo tugiye kumusanga ahantu hasa n'ahatunguranye buri wese atashobora gutekereza neza yuko icyo kintu cyahaboneka. Mwese muze kwihera amaso, tugiye kuhagera mu kanya gatoya. Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mwari mumaze akanya mutegereje urugendo rero dukoze. Twari twabasezeranyije ko tugiye kureba umuntu ahantu kure cyane, byadusabye akanya kanini kugira ngo tuhagere, ko murabibona ni kure, ni mwishyamba ahantu baragira inka, ariko uko byagenda kose tubibagejejeho. Uko byagenda kose muraje mumone kandi murishima, biraza kubanezeza. Twagira ngo rero dutangirane n'umuvandimwe wacu tugezeho atwibwira uwo ari we, ese ni muntu ki. Musanzwe mubizi ko abakurikira Dreams TV tubagezaho abastari batandukanye, ibihangano byabo, ndetse bakavuga naho bifuza kugera, bituma na benshi muri twebwe bitekerezaho bakagira n'ikindi kintu bahindukaho. Ese wowe dusanze ahantu uri mu nka uragiye, ese witwa nde, ushaka kutubwira iki cyangwa se ukora iki mu buzima busanzwe? Okay, so muze ni byiza cyane ko mudusuye ngo ni Dreams TV. Urabona hano ndi mwishyamba, ariko nyine hari ikintu mba mbitse cyane, niyo mpamvu numva nanishimiye ko mwansura cyane. Okay, nago nigeze niga, ariko kuba ntarize hari ikintu cyinshi kiba kinkora mu mutima kuba ntarize. Okay, bityo rero reka nze mbibwire. Okay, hari umwandiko nanditse uvuga kuba ntarize kandi ukabinkumbuze cyane. Mwita umwiza wa data umunyempuhwe mu mutima we, mama untoza kujya ku ishuri kuko kwiga ari ingenzi. Yes, arakoze cyane. Ngira ngo abamenyesheje ibyo tugiyemo gukora aka kanya. Umuvandimwe wacu atubwiye yuko atize, ariko kwiga nta kibazo kibirimo. Umuvandimwe, iyo ubushobozi butabonetse kugira ngo wige, ntago wagira uwo birenganyiriza. Akanya nk'aka ngaka rero utubwiye yuko wishimye kuba tugusuye, ariko ni ngombwa yuko ugira ibintu utumenyesha kandi utubwira, kuko ntago twazi uko byagenda kose hari amakuru tugufiteho. Wakomerezaho wari ugeze utubwira ngo umwiza ntago ngiye mbyibuka, komeza. Wako umwiza wa data umunyempuhwe mu mutima we, mama untoza kujya ku ishuri kuko kwiga ari ingenzi. Umwiza wa data umunyempuhwe mu mutima we, mama ati dore mwana wanjye ubyirukiye isangano, aha nta paraparo ukwiye kugira habe namba, uku kuturiye umupaka uhana imbibi na parike. Gana muganga w'ubwonko, uwo muganga mvuga nta wundi ni mwarimu, kuko burya kwiga ni ingenzi.
mwana wa Sangano isange ku ishuri kuko burya kwiga ni ingenzi rubyiruko rwa Sangano nimucyo tugana ishuri ubuyobozi budushyigikire kuko burya kwiga ni ingenzi mubyeyi nawe fata iya mbere ganisha ikibondo cyawe ku ishuri kuko burya kwiga ni ingenzi mazi mamati yaba umwari we yaba umwari mwiza uyu mwana abaye yicaye imbere ya mwarimu we uhave ntumwitiranye umwitekira sha umwitekira kuko yica mikorobe zimwanduza ubwonko akoresheje ikaramu we bro urakoze cyane umwitekira kuko yica mikorobe akoresheje ikaramu uwo nta wundi ni mwarimu umugongo uhetse benshi uhekeye u Rwanda uhekeye isi yose nta wagira icyo ageraho kirekire atamugezeho niyo mpamvu nawe washotse umbwira ngo intimba ni nyinshi agahina ni kenshi kuba utarageze ku ishuri cyane muvandimwe uyu munsi byari ngombwa ko tugusura udupfunduriye byinshi kandi utubwiye byinshi bikoze ku mutima kuko nanjye kuba ndahangaha kuba ibi ngibi byanditse ahangaha ubona ni mwarimu uvuze ngo arakaramba aragakomera natwe tumukomeye amashyi ko turamukunda cyane rwose mwarimu nabyare naheke ntabwiza igihugu muze naguciye mu ryo uvuga ubu mba mfite inyota nyinshi cyane nibwo itangiye kunyica ariko naje gusanga amazi yararenze ingombe sinzi ko nabasha kubikora kugira ngo mbe nasubira ku ishuri ariko umuntu we waba ukoresha iyo mbunda irasa amahoro ngiye mvuga ubwo ni ikaramu akaba abasha gukora muri turigayo kabisa yabikomeza cyane ubuyobozi bwabo babashije umwana waba uri hasi utarazamutse neza ngo ajye ku ishuri bikamufasha akajya ku ishuri ntazabe nk'uko ndi hano kuko ubu hari ibintu byinshi bipfundikiye ntabashije kuzamura kubera ishuri bro dukomeza n'umutumirwa wacu w'umunsi no kuvuga ngo amakuru uko byagenda kose agomba kugera kuri bose cyangwa se ahantu hose hatandukanye kuko turakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye iyindi Dreams TV mukomeje gukurikira twakomeje kuganira n'umuvandimwe atubwira urugendo cyangwa se intekerezo ze twese aho twamusanze murahabona ni mu gisambaragiye inka ariko kuba aragiye inka ntago yicara ngatuze areba inka ziri kurisha yumve nawe arishimye gusa hari ibindi yicara agatekereza byakubaka igihugu byakubaka umunyarwanda byakubaka isi yose kugira ngo ejo dutere imbere nubwo byabaye ingorabahizi yuko yiga ariko kuba atarize ntago bivuze yuko birangiye kuba nta musanzu yatanga kubaka igihugu ese wowe uri kumva ukurikije uko umeze n'ahantu tugusanze ndetse n'akazi ukora kaguhemba cyangwa se kataguhemba uko ntago tubizi ese wumva utekereza iki biramutse bibaye ngombwa ko nonaho utakiri hano bibaye ngombwa ko none nakiri hano ahantu hanshimishaho kujya kiretse mbaye mbonye uko nabasha kujya mu ishuri nkongera nkafata akaramu nanjye nkandika nkongera nkakora muri yambura kuko amasasu naba mvuga naba nkoresha nari mu kanwa kanjye amagambo ari mu kanwa kanjye aba ariyo masasu nshyira muri yambunda nanjye nkarasa nkajya ndasa amahoro bigize rero hari akandi kantu naba narakoze naba narigeze kwandika so bitewe no kugenda nganira n'abanyeshuri bagiye biga nkabona bamwe bararangiza amashuri kandi twariganye nje nkiri ahangaha hari akandi kantu rero naba narakoze ko gushimira umubyeyi yes komeza utubwire akantu gato wari ugiye kutwongereramo kugira ngo uduhe impamba idusubiza ahantu twavuye dore ni kure cyane abatumirwa twari twabahishiye ibanga ariko nibura hari icyo bashe kubabwira ariko wabasezera natwe uduherekeza kugira ngo dukomeze urugendo ni byiza cyane Dreams TV kuba munsuye kandi nubwo wenda umwanzi w'ibihara amasaha mukaba mumpaye umwanya muto wo kuvuga ako ibyo ari byo byose biranshimishije reka mbahe noneho akantu mushobora gushyira Dreams TV kugira ngo yumve ko nanjye nshobora kuba nishimiye ko yazongera ikansura nzozi zanjye umunsi nzifite nkagira inzozi nkumva nasuwe ntabo ntazinza gusanga ari Dreams TV ITV we aka gaseke unereka imbere
disi ni kagere kure kangerere yumbwirire nabo batumva igihe ko kizagera bakanyumva inzira ari wowe Dreams TV ni Buffalo of Love guturuka Sangano bro. Yes, urakoze cyane ngo aka gaseke baguteretse imbere tugenda tukageze kuri Dreams TV niko turakagezayo kuko nibo baba badutumye kugira ngo tuze kubareba mugire byinshi mututangariza no kuvuga ngo abakurikiye Dreams TV uyu ni umuvandimwe ni umunyagihugu n'umutura Rwanda kandi hari inkunga ari gutanga mu ntekerezo mu biganiro bitandukanye nawe ubona ko hari icyo wamufasha wamuteraho inkunga wamushyigikira mu buryo butandukanye ushoboye kugira ngo nawe ave ahari agire ahandi agera umusanzu ndetse n'ibitekerezo bikomeze kubaka igihugu. Murakoze cyane tusongera tubasure ubutaha nta kibazo. So murakoze murakagira Imana mugendana amahoro kandi mugire amahoro mu mitima yanyu ndetse n'imugira. Sawa sawa umusaza. Peace kuba dukurikiye iyi ni Dreams TV uyu yari umustar wacu w'umunsi turongera tubahereze ibindi biganiro mu minsi za uyu nguyu no twari dufite Imana ibaho umugisha mwakoze kutureba.